buri mu cyambere we mugore ugomba kumenya umugabo wanjye akunda iki. Niba umugabo ngiye nari mfite imisatsi ariko imisatsi ntago umugabo wanjye yikundaga, biba ngombwa ko nyogosha, nari ndefirije, mubona mizi imvi mfite, ntabwo anyemera gutera kanta, akunda izimvi zanjye ko zimeze gutya. Ngomba kuko ngomba kumushimisha, ngomba kuba ngize gute meze gutyo kunguku anshaka. Umugabo agira urukundo rumwe, njya nkunda kubivuga. Uru rukundo rw'undi akunda umukobwa akamubwira ati ngwino mu rugo. Iyo akugize umugore mu rugo aba yaragwaye urukundo. Ariko abasambana nabo ni irari. Nubwo yavuga ngo honey, sherry, sweetheart, bombo, shikarete, bazoka. Icyo yakubwira cyose nzakora iki, ababikubwira ariko abizi neza ko ari ukugira ngo gusa irari rye rirangire. Bibiri bivuga ngo iyo ucyuye uyu mugore wahukanye ubusambanyi. Iyo wowe mukobwa ushatse uyu mugabo watandukanye n'umugore ubusambanye nabwo. Nanjye kugushimira wowe ufashe umwanya ugiye kureba iki kiganiro. Nshimire mbashimire by'umwihariko kuko nimwe mutuma tugira imbaraga zo gukomeza gukora ibi biganiro. Kuri kamera mwamubonye turi kumwe na Pastor Fanny, mumaze kumenya cyane. Pastor Fanny, amakuru turashima Imana ko iki turinze muri iyi minsi kandi turacyashima Imana Yesu. Reka dutangiye ikiganiro cyacu n'isengesho. Murakoze cyane, reka twubahe Imana yacu dusenge. Mana yacu, Imana y'ubutware n'ubushobozi, turagushimye ko uri Imana y'amahoro, uri Imana itangaje, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turakwiragije rero aka kanya, tukuragije abakurikiye Isezerano TV bose, abari ku migabane itandukanye ndetse n'abari mu gihugu cyacu, kugira ngo ubabere ubwugamo, babere ubuhungiro. Mana yacu, aho batabona igisubizo bakibone kuri wowe. Urakoze rero ko wumvise gusenga, kuko nta sengesho ry'umunyagara, isengesho ryose uryakira kandi rikagira umumaro urisenze. Urakoze, ndagushimiye, mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Uyu munsi rero turi murabizi ko tujya tugira ibiganiro by'umuryango. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku muryango, kuko umuryango no muri leta bavuga ko ari wo muzi kamere w'imbaga y'abanyarwanda. Rero uyu munsi ndashaka ko tugaruka ku muryango. Ubundi wenda tutarinjira ku muryango, ubundi urugo ni iki? Iyo tuvuze urugo umuntu akwiye kumva iki ni iki? Urakoze cyane. Icyo tuvuze urugo, ubundi urugo ni umushinga, navuga ko ari nk'umushinga w'abantu babiri, cyangwa se uwo mushinga nubwo ari abantu babiri ushobora kwaguka. Cyambere hari utangiza umushinga ari we mugabo, nahera mu busore bwe, igihe we yicaye agatekereza akavuga ngo ndashaka gushaka. Ko iyo umusore amaze kugera imyaka runaka, ni ibintu utarinda kumuhatamo, we ubwe bimuzamo. Nubwo yaba afite avuga ati mu rugo iwacu ni heza, tubayeho neza, data na mama barankunda, ariko ni ikintu kimuzamo. Mu myaka ashobora kugira imyaka mike akabaho yumva yishimiye iwabo, si kimwe n'abakobwa. Ariko yakagera mu myaka indi yatangiye imyaka 18, usanga ari wa mwana utangiye kugenda apanga uko azabaho, akanatekereza ngo iwanjye njye mfite abana b'abahungu, usanga kenshi yicaye ngo abana ngo umugore wanjye ngo n'abana banjye. Bivuga ngo ni ibintu biri muri we, ni ikintu kiri muri we. Nuvuga rero uyu utangije umushinga ari we mugabo, abe musore, atekereza uko azabaho, nuko agatangira gutekereza uwo bazabana. Ariko akenshi atekereza yabanje gushakisha. Usanga hari abasore bamwe atinda gushaka, avuga ati sindabona ibihagije bizatunga umugore, sindabona inzu, sindabona mbese ibintu runaka. Rero uyu nyiri umushinga utangiye abashaka noneho n'undi uzamufasha umushinga. Nkuko navuga ngo iyo ukoze business utangira kuba mu bitekerezo, ariko rimwe ukaba ukeneye ubushobozi ari ryo faranga. Navuga rero ngo umugore nawe azari ubushobozi, nkuko umugabo ari umutwe, umugore azari umutima w'urugo. Kuko umutima buryo uratekereza nawe kandi wunganira ibitekerezo. Rero uyu musore atangira umushinga, yangiza akawugeza kuri wa mugore, wa mukobwa azabana nawe. Uyu mukobwa rero nawe kuko ari ikintu cy'umushinga, nta muntu utangira company yiruka, nta n'umuntu utangira company ahubuka ngo gukora runaka yayikoze.
ahubwo ayitekerezaho akavuga ati nubwo runaka yikora ariko hari imbaraga akoresha, agashaka imbaraga akabyiyumvamo akavuga ati izi mbaraga niba ari ikigusaba kubyuka ijoro ukabyuka ijoro, niba ikigusaba kurara ugenda ukarara ugenda, cyangwa se aho uzatera imisozi ukazatera imisozi. Rero uyu nyiri umushinga awugeza kuwo abona n'ubundi uzamufasha wa mushinga, noneho ari we mukobwa nawe akavuga ati reka mbanze mbitekerezeho, ntazajya muri uyu mushinga ejo ugahomba, noneho ugahomba tutungutse cyangwa se nka nicuza icyatumye nkujyamo. Rero uyu mukobwa agatekereza uyu mushinga rero yawutekerejeho akabona uracamo, cyangwa se mu mvuga ukavuga ngo urarya, yemerera wa wundi akamubwira ati uzaze nguhe igisubizo cy'icyo wambwiye wangejejeho. None yanze akamwemerera, none bagatangira uru rugendo rw'umushinga uzabyara inyungu. Uyu mushinga rero uzabyara inyungu ari urwo rugo, niho hazamo gutera intambwe ku mpande zombi. Ari umusore akabwira umuryango we ati nakunze umukobwa uyu n'uyu, umukobwa nawe ati uyu musore niwe wandambagije, ndumva mushobora kunshyigikira. Aho rero niho bajya kubana, yaba ari usezeranye mu kiliziya, yaba ari usezeranye muri leta gusa, yaba ari n'uwishingiye, bose nta muntu n'umwe ujya guhurizamo uwo mushinga badafite abantu babari inyuma. Aho rero niho bamwe baza bakabashyigikira, ba bandi babikoze nabo bigakunda, aravuga ati mugende muzitware gutyo. Burya niyo ugiye gucuruza uzahura n'ubwati bwa mbere, igishoro cya mbere kirahomba, ariko uzakomeze. Aho rero niho twese tuzira tukajya kubashyigikira, bakajya muri rwa rugo rwabo. Uyu mushinga rero wagiyemo w'urugo rwabo hagiye kuvamo inyungu. Mu nyungu rero habamo inyungu hakabamo n'igihombo. Ni ukuvuga ngo uru rugo hazavamo abana, aba bana bo ubwabo bazakonsoma, bazaza inshuti ku ruhande rw'umugabo, haza inshuti ku ruhande rw'umugore. None aba bana nibavuka nabo ubwabo usanga bafite inshuti. Ni ukuvuga ngo iyo bagenda bakura, buri mwana wese rimwe na rimwe uzasanga uko kampani yawe ushobora kwita izina, cyangwa se umushinga ushobora kwita izina, ni nako n'urugo ushobora gusiduka batakikwita ngo ni kwa runaka, ahubwo bahitira umwana wabyaye, kuko wa mushinga waragutse kwa papa runaka, mama runaka. Rimwe nawe bakubwira ati ngiye kwa runaka, ugasanga ni kwa runaka wa mwana, kuko hari utuntu bamuziho akaba ariwe bagira ko iki cyo ari kibura ko umushinga wagutse. Rero aho ngaho nicyo nasobanuraga urugo niki. Ubu none se nari natangiye mvuga ngo turi mu kiganiro cy'umuryango, ubundi buriya mu magambo make umuryango n'urugo noneho ni ibintu bibiri, ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye cyangwa se bihuriye hehe? Urakoze cyane. Umuryango n'urugo, iyo twarenze urugo ni cyagiye umugabo n'umugore bakiri babiri bonyine ubwabo baba ari urugo, ni urugo. Ariko iyo bamaze kuzamo abandi ni umuryango munini, ni umuryango munini. Nanabonera kuvuga ngo buriya iyo hajemo umuryango n'abagize umuryango rimwe na rimwe bagishobora kuvamo bakagenda, ariko aba bandi batangiye urugo bo baragumana. Buriya uzasanga kenshi buriya umugore n'umugabo ni abantu bakomeye cyane, niyo mpamvu Imana yaremye ibintu byose bimwe byanabaye irabitegeka biraba, iravuga ngo habeho iki hakabaho iki. Ariko igeze kurema umuntu iritonda, irabanza iritonda, irema umuntu ikurikije ishusho nk'iyayo. Irangije kurema umuntu, irangije iritegereza, ibona ko atari byiza ko yaba wenyine. Aho ni wa mushinga Imana yatangiye kurema umuntu, ariko iravuga ati reka si byiza ko, reka nzane n'undi nawe wa kabiri bafatanye uyu muryango. Noneho rero kugira ngo bareme umuryango, nubo rero wa mugore n'umugabo iyo bahuye bo ubwabo nibo bakora umuryango. Umugore n'umugabo nibo bakora umuryango. Niyo mpamvu rero bano bantu babiri, urugo umugabo n'umugore, ni abantu bagomba kubahwa, bagabwa agaciro mu rugo. Niyo mpamvu no mu rugo aho twakwita no mu nzu tubita ngo ni abagize umuryango. Noneho no mu nzu bagira ahantu habo h'umwihariko, cya cyumba cyabo cy'umwihariko kitagendwamo n'uwo ari we wese, n'umushyitsi wari wese atageramo, kuko ni abantu b'agaciro. Ari niyo mpamvu
uzasanga ubyara abana umwe akajya gushaka undi akajya kubaka bose bakagenda ariko mwebwe mugasigara muri babiri bivuga ngo kwereko ngo abari babiri bahinduka umwe bakabana akaramata na akaramata nta handi umwe abagomba kujya ahubwo babandi bagize umuryango nibo basohoka bakagenda ariko bo bagumana arakaramata rero aho niho tandukanyirizo ry'umuryango mu rugo yego reka tugaruka noneho kuri wa mushinga wacu wari urimo dusobanurira umusore aravuze ati agategura umushinga akawugeza ku umukobwa akaza kuwemera bijya bibaho ko umushinga uhomba ni iki gishobora gutuma wa mushinga abantu bakoze umusore n'umukobwa ubwo turavuga rwa rugo bubatse rushobora guhomba mbega ruvuga ngo ubwo tugeze igihe abantu ni ryari dushobora kuvuga ngo hashobora kubaho divorce urakoze cyane mbere na mbere iyo umushinga wize nabi urahomba ushobora gushaka ko uyu mushinga ukubyarira inyungu byihuse kandi bitari bukundi rimwe bikaba byatuma uhomba rero cya gihe hashobora kubamo divorce ni ryari hari n'igihe nyiri umushinga atekereza akavuga ngo naba narahubutse sinitonze niyo mpamvu mbere y'uko umushinga utangira bisaba ko utekereza cyane nturebe ku nyungu kuruta ku mvune uzatakaza mbere y'uko ureba inyungu banza unajanishe n'iki n'imvune uzatakaza imvune rero iri hehe imvune ni cyage mbere y'uko ubona icyo ushaka muri wa mugore wawe cyangwa icyo ushaka muri wa mugabo wawe nuko zihanganira imvune ni ya makosa tubona mu rugo ko nta muntu utagira amakosa nta n'urugo rutagira amakosa umugabo afite amakosa n'umugore afite amakosa ariko za mvune nuko tuzazihanganira ntihabeho kumva ngo ngewe mugabo ndashaka ko umugore ari we ukora ibi ariko umugore nako bati umugabo wanjye ndashaka ko unkorera ibi uruhande rumwe rukikunda aho ni hahandi wa wundi ufite nyiri umushinga avuga ati jewe uyu mushinga wanjye ntabwo urumbyarira inyungu ngiye gusa nkaho ngiye kujya gute ngiye kuhombya mfata undi ariko nabwo udashishoje ushobora gufata wa mushinga wawe ukawusesa ukawudivorsa ejo n'uzanye nawe bikaba bya bindi reka nsomere ijambo riri muri Petero wa mbere noneho ndaganisha hahandi ho kuri wa mushinga w'urugo mbere na mbere nyiri umushinga na wa musore ari wa mugabo na wa mukore igihe bagiye kubana kandi hagiye kuba icyo basabwa mbere na mbere kugira ngo twirinde cya kindi iyo dusomye muri Petero wa mbere ibice bya 3 duhere ku murongo wa mbere abango namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma uwo kuboha imusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda ahangaha ntangiriye ku mugore ndaza kuvuga no ku mugabo ahangaha baratubwira ngo abagore bagandukira abagabo babo imirimbo yabo ye kuba inyuma ntago bivuze ngo wowe mugore ntuzambare akenda keza ugende wicupize ntuzaboha imisatsi ntuzahumure kuko abagabo benshi bashikunda abagore babo inyuma uko asa neza iyo umugore wasa neza uramwishimira buri mu cyambere we mugore ugomba kumenya umugabo wanjye akunda iki niba umugabo ngiye nari mfite imisatsi ariko imisatsi ntago umugabo wanjye yikundaga biba ngombwa ko nyogosha nari ndefirije mubonamo izi mvi mfite ntabwo anyemera gutera kanta akunda izi mvi zanjye ko zimeze gutya ngomba kuko ngomba kumushimisha ngomba kuba ngize gute meze gutyo kunguku anshaka ntabwo nari ntobo y'amatwi ariko kubera ko yansabye akankwa nabaye imbata ye ngo ijambo ry'abango niba ukunze imbata uyikunze uyitoboza uyishyireho iherena izitwa imbata yawe iteka nubu rero arantoboza bantoboreye muri Kongo Bukavu twari turabafiyanse arantobora nuvuga ngo kubera ko akunda ibi ko ngomba kumunezeza
agomba kungura amaherena, agomba kungura imirimbo kugira ngo yishimire we bimunyure. Iyo mbyambaye biba bimunejeje. Ariko noneho ahangaha rero bo ntabwo akenshi bavuga abadukurikiye bakurikiye isezerano ntimwumve yuko bishatse kuvuga ngo mwe kwambara ngo murimbe. Ugomba kumenya umugore wawe, umugabo wawe icyo ashaka n'icyo akunda, akaba ari cyo ukunda gukora. Yavuga ngo kurimba kwanyu kwe kuba inyuma gusa ku mutima hatarimo kurimba. Bivuga ngo wadefiriza wakora make-up ariko uyikore no ku mutima, no ku mutima uca bugufi. Abagabo benshi bakunda abagore baca bugufi. Abagabo benshi nubwo yaba ari umukene akunda icyubahiro cye nk'umugabo. Yabuze icyubahiro cye mwashwana, ariko icyubahiro nukimurekera ni nk'intare. Intare nubwo yakwivuga ariko ukayirekera icyubahiro cyayo. Nibyo kandi koko niko bigomba kugenda. Umuntu wese mu mwanya we yubahwe. Rero aharabihanangiza ngo kurimba kwakwe kuba inyuma, ko kubaha imisatsi, ko kwambara za marijani, oya, ahubwo bakongeraho kuganduka, guca bugufi. Iki nicyo Imana yihanangiriza abagore. Icyo Pawulo yavugaga, yihanangiriza abagore ko agomba guca bugufi. We guhagara ku mugabo ngo umubwire ngo ngurira superi nk'iyo umugore runaka yambara, ngurira ntuza bazerishe nk'iyo umugore runaka yambara, ndashaka kumpa imodoka nk'iyo umugore runaka yambara. Cyangwa se rimwe ukaba wanabigura atabizi, atazi nawe wakuye amafaranga. None icyo kintu kakimo kuko kesha abagabo bakunezezwa n'ikintu bagizemo uruhare ku mugore wawe. Ntago babikunda. Nujya gutira uraburiho usenya urugo rwawe. Rero habeho kuganduka. Hani hose abaganduka. Nukuba rero ngo uyu mugore yugandukiye umugabo, ukagandukira umugabo, nta hantu muzahurira no gusenya kuri kote y'iki y'umugore. None ku mugabo rero ku murongo wa 4 baravuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Nuvuga ngo Imana irategeka uyu mugabo nawe gukunda umugore we, akunda umugore kandi amwubahe, yubahe umugore, amukunde nk'umuraganwa nawe, amenye ko ari inzabya zoroshye, amenye kurwanirira urugo rwe, amenye guhesha agaciro urugo rwe. Yirinde ko hari ahandi hantu umugore ko umugore ni umunyantege nke kubifatika. Ni umunyantege nke kubifatika. Ashobora kubona telefone nziza akayishaka, ashobora kubona umwambaro mwiza akawushaka, ariko yigishe umugore kumugaruza ubugwaneza bw'urukundo. Amen. Niro ahangaha dore ikibazo aho kiva mu gusenya, kiva hahandi umwese yibagiye inshingano ye. Uyu mugabo agashaka ko umugore amugandukira kandi atavuga neza. Ko aramubwira ngo bagabo mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zoroshye. Mwerekana ubwenge, ubwenge buri mu rukundo, ubwenge burimo kubaha uwo muntu. Numwubaha ukamukunda nabazagucira bugufi. Rero dore iki gituma hazamo amakimbirane yo gusenya ni ikihe. Ni cya gihe ngewe umugabo we umugore nshobora guhagarara nkavuga uburyo umugabo wanjye ari mubi, ibyo mukorera byose atanyurwa. Ngerageza uko nshoboye kose, nca bugufi, naragandutse, narabyutkaga, muterepa nkora ibiki byose nkabikora. Ariko buriya keshi ikibazo cy'umugore n'umugabo nibo ubwabo baba bakizi. Hari n'igihe ibyo batubwira atari byo by'ukuri, ahubwo bo ubwabo bafite akantu gato k'ipfundo byatumye wa mushinga wabo upfa, ubigihomba. Kubera iki? Bitewe nuko buryo bateguye imishinga yabo mwese yarebye kuri kote imwe y'inyungu ze, ntiyareba kuri inyungu za rusange. Icyambere abana bashobora gutuma mushwana. Umuntu waje mu rugo rwanyu mushobora gutuma mushwana. Abana se bashobora gutuma mushwana gute? Urakoze cyane. Abana bashobora gutuma mushwana muri cya gihe nkatwe abagore dukunda abana cyane. Dukunda abana ku buryo umugabo ashobora no kuza ukumva uri mu bana, ukumva waguma mu bana. Kwa n'abagabo bakunda abagore abana kurenza abagore. Nabo babaho ariko rimwe na rimwe hari inshingano y'umugore cyane yita ku mwana.
ukabona abaye ku mwana, umugabo yaza igihe amukenere ntaba ari cyo amuboneramo, ahubwo ugasanga akantu kose ari ku mwana, ari ku mwana, ari ku mwana. Burya umugabo nubwo yakunda umwana ariko agira gahunda ye. Noneho rero ugasanga kenshi dukunze gufata ibintu by'abana tukabishyira imbere kuruta wa mugabo. Noneho rero tukirengagiza ko uyu mwana tugomba gupanga wa mushinga nk'uko twawupanze turujya gushaka, tukamenya igihe cyo kwita ku mwana. Niba ari ibyo, niba umugabo aje agasanga ndiho ndoza umwana, urugero niba umugabo ankeneye ko tuganira, ni byiza yuko amfasha, yego azamfasha ambwira ati reka nze ngufashe noneho kugira ngo tubashe kujya nanjye nkubone, noneho akamfasha kuri wa mwana tukagera gute tukabona. Ariko tutirengeje ko dufite n'ikibazo cy'imico yacu, asanga umugabo aje akavuga ati nterere pasi, nyogereza inkweto, mpanagura inkweto, ntekera, ngaburira, kandi akagaruka akajya kuri wa mwana. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo baduhe urukundo, batwerekanisha ubwenge. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya uburyo ushobora kuvuga uti uyu mugore niba ari muri ibi kandi nanjye ndamukeneye kugira ngo ntamaramo imbaraga atazimara mu mirimo ariho akora, ahubwo ngomba gufata bimwe nanjye nkabyikorera. Niba ari inkweto ukazihanagura, niba ari ipantaro ukayitera. Ariko uyu mugore ukavuga uti noneho ngiye kuba nkora ibi, nawe uraba ukora ibi ngibi, turageza igihe n'iki turangije, none turangiza turajya mu zindi gahunda gutegura umushinga wacu. Ariko rimwe na rimwe rero hari igihe abana bashobora guteza ikibazo, umugore akumva ko imbere ari abana, wa mugabo agafuha, umugabo agasigara avuga ati sindi butahe mu rugo, ndataha mu rugo se ndasanga yondi, ndasanga umugore ari mu bana, reka ngende abana nze kugera mu rugo abana baryana. Kandi uko umugabo atinda hanze nako atinda mu yindi mico, niko atinda mu yindi mico, ari nako ahura n'undi. Icyo gihe uzatindana n'uwe rwaraye rwakamo umuriro nawe akubwire ubwo ati nta mugore mwiza ubaho, nk'uko n'umugore nawe yari hanze hari abamuga ati nta mugabo mwiza ubaho, abagabo bose ni bamwe. Ugasanga rero icyo nacyo ni ikindi kibazo. Wa mushyitsi nawe uza mu rugo ateza ibibazo. Hari abashyitsi twakira mu miryango, ugasanga mu rugo inzu ifite ibyumba 2, mufite abantu bavuye mu cyaro, yaje gushaka akazi, munyumve neza ntago mbyanze, ariko nabyo tugira ubwenge, ni bene wabo n'umugabo cyangwa se ni bene wabo n'umugore. None ugasanga bamwe ibyumba baranabyuzuye, banarara hehe muri saro. Icyo gihe rero wa mugabo ashobora kuza akumva arashaka kwishimana n'umugore we, akabura umwanya, kako yatashye umuruho wose yahuye nawe hanze, akeneye wa mugore we kugira ngo yishimane nawe. Wenda urugero ashaka no kugera muri saro akanamuterura, ariko arahagera asange baramube baricaye aho ngaho, n'abasore b'ubwanwa bungana nk'ubwe, asange hari inkumi ziri aho ngaho, arabikora se kangahe. None ugasanga kenshi urwo rugo rurimo amakimbirane. Ari umugabo ntari bubwire umugore ngo sezera bene wanyu bagende, ari umugore ntari bubwire umugabo ati aba bagabo barumuna bawe wazanye ahangaha ntago mbashaka. Urwo rugo rukabamo amakimbirane ashobora agakura akajya gute agasenya, urugo rugasenyuka aho, cyangwa se kutava iwanyu, kuko biravuga ngo azasiga se na nyina kuri impande zose. Ugasanga afite umutungo ashorera ajyana iwabo, akishyurira mushiki we ahishe umugore, akishyurira akafasha iwabo umugore kuri kote y'umugore ahishe umugabo. Ibyo byose bikazana amakimbirane ashobora gutuma wa mushinga upfa. Buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo impamvu ingana ururo, ariko urwo ruro rukaba rurimo ibyisenya umuryango ni byinshi. Noneho reka turebe igihe byageze muri ayo makimbirane abantu bagasa nkaho bakavuga ngo barananirana. Ubundi Bibiliya yemera ko abantu bashobora gutandukana igihe uwo mushinga noneho wananiranye? Urakoze cyane. Reka nsome nanone iki cyanditswe, Bakorinto ba mbere ibice byaho 7 ku murongo wa 10, haravuga ngo abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara sijye ahubwo ni umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abe igishubaziko, cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Reka masubiremo.
aha aravuga ngo abamaze kurongorana ubwo n'abamaze gushakana ndabategeka nyamara sijye ahubwo ni umwami wacu umugore ye kwahukana n'umugabo we ariko niba yahukanye abe igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we kandi umugabo ye gusenda umugore we. Aya ni amategeko Pawulo yabwiraga abubatsi kuko aravugaga ati abamaze kurongorana bavuga n'abamaze gushakana kwenda igice hirya ku mirongo imitoya y'iki gice ho bavuga n'uburyo umubiri w'umuntu umubiri wawe utagomba kuwuha maraya. Icyo gihe wasambanye cyangwa kwa kurongorana n'uwo mutabanye mutabana mutateguye wa mushinga mu mubane uba ukoze icyaha. Ariko noneho ahangaha aravuga ngo mwebwe abashakanye ni ukuvuga ngo igihe cyose ya makimbirane wa mushinga mwateguye ugeze igihe cyo guhomba hajemo bya bibazo bishobora kuba ari byaturutse ku rubyaro uburyo witwaramo karagiteri zawe uburyo utakiganduka bishobora kuba nawe ubwawe urashaka cya cyubahiro kuko hari abagabo benshi bigora cyane niba yakoreye ikosa umugore. Hari abagabo akenshi niba yakoreye umukosa yagiranye amakimbirane n'umugore yumva kuvuga ngo mbabarira rimugora kurikura mu kanwa kandi iri jambo uko urikeneye ko umugore ari kubwira buriya n'umugore nawe ararishaka. Niyo mpamvu Imana yihanangiriza umugabo kunda umugore nawe mugore gandukira umugabo kuko yari izi ko kuganduka k'umugore biri kure bivunana. Yari izi ko no gukunda k'umugabo bivunana biragora. Niyo mpamvu buryo akenshi uzasanga umugabo agira urukundo rumwe njya nkunda kubivuga uru rukundo rw'undi akunda umukobwa akamubwira ati ngwino mu rugo. Iyo akugize umugore mu rugo aba yaragwaye urukundo. Ariko abasambana nabo ni irari nubwo yavuga ngo hani sheri switi hati bombo shikarete bazoka icyo yakubwira cyose nzakora iki ababikubwira ariko abizi neza ko ari ukugira ngo gusa irari rye rirangire. Ariko umubwira uti genda wirukana umugore wawe nguze ushaka ntago azabikora. Umugore nuriya n'urwo rukundo afite. Rero gukunda k'umugabo byari biri kure nicyo cyatumye Imana iramwihanangiriza. Twese yatwihanangishije ibintu bikomeye bitugoye. Rero rimwe iyo hatangiye kuzamo umuzi usharira umuzi watangiye gusharira cya gihombo cyatangiye kugenda avuga ati naribeshye. Ntago wibeshye ahubwo muri wowe watangiye kujijuka niba navuga cyangwa mwanza atamatangiye kugenderera. Aho rero ni hahandi utangiye kuba ati njye umugore ntaga ancira bugufi ariko n'impamvu uyu mugore atagucira bugufi irahari nawe hari urukundo utamuha hari nuko utamwereka ingeso nziza. Umugore yaranyibye ariko hari impamvu ituma umugore akwiba. Impamvu akwiba nuko ari byo utamuhaga wamuhishaga ntago wakwiyiba. Kampanari yanyu ntago wakwiyiba. Ni ukuvuga rero ngo ibi byose byamaze kuzamo hatangira kumva ko umuntu umwe yatangiye kumva asuzugura undi. Aho niho umwe agenda asakuza umwe akagenda avuga undi baterana n'amagambo. Ariko noneho rero bibaye ngombwa ko wenda Bibiliya ntabwo ivuga ngo wenda yego ijambo ry'Imana ngo tuzabana karamata ariko bibaye ngombwa ko mutandukana uko bibaho biranashoboka ko mwatandukana uyu mushinga wahombye. Ariko niba utandukanye wikongera gushaka ko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Niba utandukanye n'umugore wikongera ngo ntugere gute ahangaha ku mugabo aravuga ngo we kandi umugabo ye gusenda umugore we kuko niba umugore wamubwiye ngo abe igishubaziko mu Kinyarwanda ni wa muntu ugaruka iwabo abe igishubaziko agume mu rugo rwe ntagende kongera gushaka undi mugabo kuko Bibiliya ivuga ngo iyo ucyuye uyu mugore wahukanye ubusambanyi. Iyo wowe mukobwa ushatse uyu mugabo watandukanye n'umugore ubusambanye nabwo birashoboka. Hanga baraduteganya bakoreka ngo birashoboka ko byabaho ko wanatandukana nawe ariko wikongera gushaka.